so urukumva rero icyo mvuga urukumva Kemini haba harimo n'ubujiji bukabije dufite abantu none ukajya kubona umuntu aragiye yiteretse kamera hariya ngo agakora ibintu ngo akanariza ukareba ngo yaje ngo kuyobya ngo yaje kuzi ariko se nyakuzana amagara we ngo muzi abantu bamaze gufungisha none se reka nkubaze iyo uvuze ngo bamaze gufungisha abantu ni ukuvuga ngo kandi ngo yigize ngo mukunzi ngo w'ibiterambere ugafata urwego ukarunetraliza ukavuga ko nta bushobozi bufite bwo gukora buhabwa amategeko cyangwa bugendera ku nkuru za Godfather rutabanje gushishoza reka nibyo muvuga ahubwo muri n'ibigarasha abantu muvuga ko ngiye mfungisha abantu babona muri n'ibigarasha kuko ntabwo wabura umuntu ukunda igihugu baha inzego zacu ngo ugende uvana mu kayozo kawe uvuge ko Godfather ashobora gufungisha umuntu mu Rwanda rw'uyu munsi muri ibigarasha ahubwo mwebwe oya icyo kintu abantu bagomba unzi iyo ninjiye mu ntambara uburyo nyinjiramo urabizi hanyuma ngo yaje kwegera byo kw'Abanyarwanda ngo amaze abahanzi bafungisha ngo yaje kubiza industry ya showbiz bakuvuga ngo waje kuyica uyibamo nkibaza nk'ibyo biwerewere ngo abantu bamaze buretse gato ngo abantu ngo amaze gufungisha nkibaza reka nkubaze none se mwanjije imwe niba mfungisha abantu ntabwo ufite ubwoba ko nawe ndi bugufungishe niba njya bafungisha you are next ndakufungisha rero niba mubona mubwo bubasha so ibi ngibi gire urabyitegereza urabarekurekana n'ibiwerewere bikabwanuka ufungisha abantu ba muri ribo wababaza si none se nari kuvuga mwebwe siko mwabivugaga mbere kuri Twitter siko mwavugaga njyewe ikintu ranga cyawe ni umuriro ibindi byose ntari umuriro ntabwo ushobora kureka kuwatsa umuriro wawe noneho waramagaye ngo ariko wa mwana we ndebera abantu unzi iyo ninjiye mu ntambara uburyo nyinjiramo urabizi hanyuma ngo yaje kwegera byo kw'Abanyarwanda ngo amaze abahanzi bafungisha ngo yaje kubiza industry ya showbiz bakuvuga ngo waje kuyica uyibamo nkibaza nk'ibyo biwerewere ngo abantu bamaze buretse gato ngo abantu ngo amaze gufungisha nkibaza reka nkubaze none se mwanjije imwe niba mfungisha abantu ntabwo ufite ubwoba ko nawe ndi bugufungishe niba njya bafungisha you are next ndakufungisha rero niba mubona mubwo bubasha so ibi ngibi gire urabyitegereza urabarekurekana n'ibiwerewere bikabwanuka ufungisha abantu ba muri ribo wababaza si none se nari kuvuga mwebwe siko mwabivugaga mbere kuri Twitter siko mwavugaga njyewe ikintu ranga cyawe ni umuriro ibindi byose ntari umuriro ntabwo ushobora kureka kuwatsa umuriro wawe noneho waramagaye ngo ariko wa mwana we ndebera abantu iza birashoboka ko Godfather wa mwanga cyande kanifitiye umushinya wanjye buretse gato ni iki cyatuma mbwira ikintu nagukorera ukanyaga ukavuga ati Godfather ndagukarabye sinzongera kugukurikira uzi bifu dufitanye ndeka n'Abaturarwanda barabizi umujinya w'intare araka ariko ngo ntukitsina kaje kuma ngo dore abantu ngo bashaka kwangisha Godfather umwana arabyuka nta kindi abatekereza mbere ko avuga n'uwo bazabana aravuga ati Godfather naza nkwitsinazeho karaba mu maso pe tarakara bakavuga ati Godfather ngomba musharinga ariko umukobwa mwiza ngo umubone yabyutse bombo klati ibiza kumukunzira ahantu naboneye ko abatipe urukumva ishyari si ikintu Kemini ibi bintu urukumva kandi nzamure wa mukobwa bavuze ngo nahohoteye ongera uzamuke sha so rero ibyo nakubwiraga ni ibi urimo kumva sha ntabwo umuntu Keminike ntabwo nkirya ku mutandiko urukumva turese umuntu aragenda hariya aracyarya ruko avuye kugura amakaraziniya mu kadobo akaza kuri turakirwa duhurira muri rompoye dutega moto ngo yaje ko kuzimya Godfather ukuri kw'Imana ariko ari igihe tuzagufatira imyanzuro none se nkubaze Kemini uretse gato mwanzimya
mukanyambura views sinkoresha views nta YouTube channel ngira ahubwo se mwazimya gute muri abo bose ninde uza akagusapotinga ku buryo bavuga ati udahari nahari byagenda gutya ikikoryi cyanditse ngo twazijya ngo tubaza kubaza nta YouTube channel ngira muzangereka hirya hasi ntimusigurire ibicucu bibaho kabisa none se njya mbareba nkavuga nti okay ikintu bamuri ko nkora okay ahubwo ndashaka ukuntu ahubwo bamwe baharuswa babidevelope noneho ku buryo mujyana mu bintu ndashaka kubona muri New Times nigi munyandikemo ko abantu mwe muri abo ntabwo dufata twamuzimya twese tukigenda twivira nabwanuka nkabyiyumvira ese ko bivuga bakiyongeraho kugira ngo bagende wamena mwikiza amazi waciramo ndetse tukigendera tukareba ko adasigara wenyine agahita dore bariyongereye aho kugira ngo Godfather uzi YouTube ikamuha content ahubwo bari abana baha content benshi bamwe mu gihe Godfather ndamubabariye nimwe mwumva nabi nyama YouTube ese mwaje kumva icyubundi tujye tuvugisha ukuri none se nkabaze kibiri kuzima uvuga nukuhe nukubura abantu twese wazajya usharinga live tukakwihorera ntabwo sharinga live none se rekaze kubaze how many abantu bitashoboka ndakubaza following abantu bangaye yabaye 70 ndavuze ngo tumanuke baba 300 Kemini ikintu bita influence si ikintu so ikintu kiriho ni kimwe nibakomeze bagira ishado wari ugiye kumbaza akantu so ibi ngibi byo warumaje ngo ngomba ndi kwiyumva nte Kemini ubu turi kuvugana mvuye mu kazi urimo kumva uvuye gukora amafaranga uje no gukorera y'abandi nje kubasaba ibyo hariyo ngo ndagusabira amakoyine babariye mukankana usaba amakoyine so urukumva rero icyo mvuga urukumva Kemini haba harimo n'ubujiji bukabije dufite abantu none ukajya kubona umuntu aragiye yiteretse kamera hariya ngo akakora ibintu ngo akanariza ukareba ngo yaje ngo kuyobya ngo yaje kuzi ariko se nyakuzana amagara we ngo muzi abantu bamaze gufungisha none se reka nkubaze iyo uvuze ngo maze gufungisha abantu ni ukuvuga ngo kandi ubwo ngo yigize ngo mukunzi ngo w'ibiterambere ugafata urwego ukarunetraliza ukavuga ko nta bushobozi bufite bwo gukora buhabwa amategeko cyangwa bugendera ku nkuru za Godfather rutabanje gushishoza reka nibyo bamuvuga ahubwo muri n'ibigarasha abantu muvuga ko ngiye mfungisha abantu babona muri n'ibigarasha kuko ntabwo wabura umuntu ukunda igihugu baha inzego zacu ngo ugende uvana mu kayozo kawe uvuge ko Godfather ashobora gufungisha umuntu mu Rwanda rw'uyu munsi muri bigarasha ahubwo mwebwe oya icyo kintu abantu bagomba tugikarifayinga abantu muvuga ngo umuntu ngo nta muntu mu Rwanda ufite uburenganzira bwo gufungisha hano bitakugumura rubanda ahubwo ni ibigarasha ntabwo uri umuntu iyo numva izo statement banumva ari ibibazo banumva ari ubujiji umva se wagapfa ngo umuntu ngo ibanga yanyibiye ngo sinzongere kuza hano ngo ariko Jado ngo nawe twizera ngo urazamuka kwa Godfather ngo uzi kuri amutipa atari umunyarwanda abatamo ibintu bya discrimination ngo ni Godfather yarabaruse ngo ni iki ngo ni intiti z'abanyamakuru ati ngo uratinyuka nawe twemera ukajyayo urimo kubyumva ari ikibazo yewe ikintu ntashobora gukora kandi reka nze nkubwire nandi kumva intuza ubundi hari umugabo wanditse yakoze icyegeranyo yakoze ubushakashatsi kugira ngo ubashe kubaho ibi ngibi nuko mbikora ubwenge ibi biboro mbikora nka hobby ntabwo mbikora bishaka nk'amaramuko simbikora bishakamo inshuti sibyo niyo mpamvu ubona ariko iyo nza kuba mbikeneyemo amaramuko n'inyungu urimo kunyumva ntabwo nari kuza muri iyi shusho nta nyungu zirimo hano ni ukuba uri ntuzi kuko iyo ushaka kugira iyo ushaka gukora ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo ugire ni ku isi imeze ntabwo ari uburyarya ubundi umuntu muzima nyawe aba agomba kuba indyarya umuntu ushaka kubaho n'abandi n'iterambere njyewe rero naravuze reka nze nkora ibintu biri contraire Keminike imyaka ntishize ari ine unzi undeba mu maso yawe nkora basawe ndakoze si urufoto ndavuga unyumva tuganira mbona platform yego nigeze mpinduka wa wundi koze cyane iyo none iki ashaka kuzimya erega ikigoryi cyararetse ngo urashaka kuzimya Godfather
ariko wakubwira erega yabwiye umuntu ngo ya ngo twakoze inama ngo tugiye kuzimya ngo devanana ngo tifata ntabwo meze nk'ikirunga meze nk'ibikoma biva mu kirunga bya bikoma bizara umuriro ntabwo nazimika ngo bikunde